aturagije nzaniye akajumba ese umpaye ikiro cy'ibishimbo ese usanze ndi kunyagirwa hanze akanterura akanshyira mu nzu. Twongere tubahe ikaze bakunzi ba Nawe TV aho muri hirya no hino mu Rwanda ndetse n'imahanga. Mwese ni mugubwe neza, tubashimire cyane kuri runo rubuga mukunda muri beshi. Bibutse ko uru rubuga n'urw'umugabo n'umugore Nyankiko Pierre, bombi bafite ubumuga bwo kutabona. Mwarabakunze ku bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Igihe kiragera mubagira inama yo gufunguza urubuga rwo kunyuzaho inkuru z'abafite ubumuga n'ubundi buzima bukomereye bamwe. Niyo mpamvu rero Nawe TV inyarukira mu bice bitandukanye by'u Rwanda kugira ngo babandi koko mwifuje ko mwazajya muganira nabo, babandi bababaye kandi babandi bafite ubumuga mu buryo bugiye butandukanye, namwe mubagirireho umugisha. Twanyarukiye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, akarere ka Gakenke. Ni umubyeyi muri kubona kuri kamera zacu. Umubyeyi amaze imyaka igeze kuri 14, ntava mu nzu, nta kintu na kimwe yikorera. N'umuntu ubabaye cyane kandi uhangayitse mu by'ukuri. Abana n'umusaza nawe ugeze mu myaka 100 tutabashije kuvugana kuri Nawe TV, ariko bakaba barabyaye. Nyuma yo kubyara abana babo nyine ntabwo babayeho byibura ngo bagire uwo kubacungura. Uburyo babaho n'umugira neza nkuko namwe tuje kubiyambaza, ubafasha umunsi ukira undi ugataha. Mbabwire ko kuva mu gitondo kageza nimugoroba uyu mubyeyi naha yirirwa, ndetse ugatangira umunsi wa mbere ukarangiza icyumweru nuko ubuzima bwe bumeze. Atangira ukwezi akarangiza ukundi umwaka ukarangira nuko ameze. Imyaka 14 irashize ameze gutya. Nyuma yo kumenya inkuru y'uyu mubyeyi ishaririye kandi ibabaje, twaravuze tutireka nawe tumugereho. Tuzi ko mujya mutera inkunga abantu batandukanye twabazaniye, ntabwo dushidikanya ko n'uyu mubyeyi mwamufasha kandi akavurwa. Amaguru ye yarabyimbye, ntabasha gushinga. Amaboko muri kubona hari ibice byabaye paralize. Ni ukuri ndizera ko ibyo kuvuga byo ni byinshi kuri uyu mubyeyi, ariko reka aho hari mu ncamake byinshi abyivugire. Tubanze tumwakire abibwire amazina ye, noneho atangira ababwira uko ubu burwayi bwamufashe. Nitwa Nyirabayazana Imakurata. Ongera uzamurijwe mama wanjye. Nitwa Nyirabayazana Imakurata. Yego. Nkaba nararemye isoko, mvuye ku isoko ndanyerera nikubita hasi. Ubwo ndagenda imitsi iragenda iranyerera, mbese nyongera gukora. Wavuye ku isoko wikubita hasi? Ubwo wikubise hasi kuva ubwo tariki duha urwo rugendo wikubise hasi bigenze gutuvuye ku isoko? Ari wikoreye byagenze gute? Kada ikintu nari mfite nagiye gutya nk'akayaga hasi, umva imitsi igiye gutya, nagira guca bikanga, nagira guca bikanga, nagira ngo mbirinduke bikanga, nagira ngo niyegure nicare bikanga. Tumanza kubyita ibiki. Ubwo rero bwacaga baranyikorera kwa muganga mu gitondo cy'uwo munsi. Amuse Nyakinama. Nyakinama ndarayo rimwe. Umunsi wa kabiri wangeza mu Ruhengeri, mara y'amezi 6. Ruhengeri barasimbuye, bamubise ku Gisenyi, mara y'amezi 3. Turagarutse mu rugo, ndahicaye. Umuturage w'inshuti yanjye araza ati vunga kurishira bari kuvura, wicaye ukora iki? Mutwara waraje, nyabuna ngo kurishira bari kuvura.
yagira ngo agiye kuvuga agasanga namutanze urwamo, arabyuka ajya guhamagara abahetse, arameka wangeza hariya ku muhanda, imodoka iranyikorera n'umunyamutera, umutera impatarasiveri no kurishira, mara y'amezi 6 biratuyobeye, ndaje mbaye mu rugo. Komeza. Mbaye mu rugo, maze kuba mu rugo mbo bativungire kuvura ni ibitaro bisha, wa mugabo we nindaremba ngezeyo, umeze utera ntoya ntaho nshobora gupfa mu kinini, ahamagara abahetse, ankubita imodoka no muri nyamutera, amaye transfer no muri vunga, amara amezi 8 yatahutse. Wirusha n'amarozi koko, bangiye mu Banyarwanda, ndanywa imiti we, umugabo bamuca amafaranga we, yaza kandi bakavuga ati yibaye wapfa gukamvira mu nzu ugiye gutuma mpirimbira, noneho njyewe nzasigara ndasaba ndahongeza, none ngire yicaye imiti bari bangeneye ndayinywa ndayirangiza. Aho aje umuvandimwe ati ivuriro ry'intuza rino ryo mu Ruhengeri y'abantuza ati riri kuvura, ibyo nakubwiye ngo banciye 100,000. Ngezeyo hari umuntu n'ubundi w'umugira neza unjanye, twaguciye 100,000 biravahe. Ngiye muganga numva rero ati nakoresheje amafaranga kenshi, n'amafaranga nje gansiza, amujeho ca gikarita bamuha ati ntacyo leta yakunkoreye neza, akoresheje ubushoboka bwose, ampa imiti, ambaza amafaranga 30,000, ariko ampa imiti yinganye n'iki n'100,000 nk'uko yakabinshi, aranyamba. Ariho wambwiye ati muri ibigo ry'abantu muba mucara ntabwo mumenya igihugu kigarukiye, none twakimenya dute? Ntabwo uzi abatara amakuru igikecuru kingana gutya, nababwirwa n'iki ko ntuye hano wabi, nababwirwa n'iki? Ndaza ubwo ngeza ndicara, bari Imana izangirira neza, ngo ni umuturage wanjye angezeho, turabana none turakungejejeho. Ubwo rero amahirwe ngiye kuzagira, Imana niba ari kuba biteguye nzakira kuvuye umubyeyi wawe. Reka mbwire abadukurikiye, uyu mubyeyi wamutugejejeho ni umuganga, wenda uburwayi bwa mukecuru ntabwo buri muri domene ye, ariko ni umuganga uvura bya kinyarwanda, yaje gusanga nyine uburwayi bw'umukecuru ari ubwa ruzungu, byo bita massage, amukorera ubuvugizi. Ni umuganga uzwi hano mu Rwanda, ndetse afite n'urubuga n'ubwo warufunguye vuba rwitwa Tuvure Dusenge, ushobora no kujyaho ukamusura, ibikorwa bye ukabibona. Ni umudamu rero w'umugira neza, niwe waduhamagaye aravuga ati muri imfura, niyo mpamvu twifuza ko mwasura uyu mubyeyi. Mama, ubwo umusaza aravuje biranga, mwahise muterera iyo waricaye turatuza pe. Usubayeho uti mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuva ku wa mbere icyumweru kikarangira, bigenda gute? Abantu iyo shusho rero nta baturage, abaturage uje
nzaniye akajumba, ese umpaye ikiro cy'ibishimbo, ese usanze ndi kunyagirwa hanze akanterura akanshira mu nzu, ese akanturira ikidomora cy'amazi, ese akajya kunzanira akageri k'igiti nkacana. Nuko mbaye gucana se urabyishoboreye no kugera aho hanze cyane, uwo mfashe wese ntabwo mutinya ngo ni umugabo. ubigira itegeko kubera agahinda. Yo urebye ibintu nkora mvuga nawe ubwawe byagutera agahinda. komera kubona nkubona nkaho ukomeza uko ugenda uje kunzanira amazi nkanuye amaso. komera nabuze iyo nakwigwa ariko nkemera nkakwitaho. iyi nzu se yo ubamwo ko mbona nayo n'ubundi none nagira nti ko mbona nayo yenda kugwa mama wabyaye ko nta bushobozi bakigira. nakora iki se wa mubyeyi? umukubise amaso na hano rwose nawe ubu uheruka kugera ku muhanda. uyu muhanda wo hepfo nyuma y'imyaka 14 irarangiye. bivuze ngo hari abantu rero wari uzi utakibuka nimba bakinabaho. babaho niba batabaho. kubashije kugera hano impande zacu. nta muryango nta nshuti yaje ivuga ati gengeye kukwisharija nkuvuze ukire. nta kantu na kamwe ko kugurisha ngo wivuze wongere usubirane ubuzima ko ibintu bishaka. twarashize narabimaze. icyizere ngo nacyo kirarema. ujya wiyumvamo ko uzongera ukamererwa neza ugataraka nk'abandi babyeyi. igihe rwose numvishe mfite murari batahura nk'ibyo biryo nkabona ndabivunaguye. agira nkagira isoni abantu babona ndya nahinga. ari ubitekerezaho. kumva umuntu araje ngo yanyutseho ufite amaguru n'amaboko ngo arega nje naburaye. nkamureba asubiza igihanga inyuma, nashaka kuzunguza umutwe nkasubiza umutima hamwe nkavuga nti byose kimwe. ndamuganyira ari ku mpema abimarira iki. yego komera rwose. ihangane, Imana izakugirira neza kandi Imana yaremye abantu ni nabizakoresha. kuri njye nawe TV tugira abantu b'inshuti zacu tubana umunsi ku munsi. hari uzabona ikiganiro cyawe akavuga ati reka ngire icyo nkora. ese nk'ubu ugize gutyo ukabona nk'umuntu araje, ukabona araje aturutse ikantarange akakubwira ati ndashaka kugufasha kandi nkazakubona ukize, wabyakira gute? nahaguruka nagira wagira ngo kajugujugu yaribeshe. amaboko yawe yabaye paralize, amaguru yabaye paralize, ngira ngo akagerageza gufata ntako wafatije mikoro. yiyerekezeho ijwi bakumva. ni ku ruhande rumwe ariko cyarangije gupfa. urwo rubavu rw'iburyo n'akaboko k'iburyo. ubwo amaguru yose rero biragaragara ko abyimbye. ese ukigwa watangiye kubyimba cyangwa byagiye biza nyuma? byagiye biza nyuma. mbese biratutumba ukuguru kukangana n'inka no kuryama. indi ukagira ngo niya bacamanza. maze riragendera byimbira nsumba. izosi riragenda riheramo. none byaje kugabanuka bitewe n'iki? ni ibiti by'ibinyarwanda nagiye nihata. yewe ihangane. ubu se iyo umuntu ashatse kuvugana nawe abigenza gute? nukunyegera. shyiraho mikoro ndashaka bakumva. iyo umuntu ashatse kukuvugisha kereka nyegeye impande. kuri telefone bigenda bite? kuri telefone iyo mfite telefone nk'uwo mubyeyi hano hari telefone
nubwo waba uri i Kigali navugana nawe. Ni abaturanyi ubwo bakuzanira telefone mukaganira. Reka twibutse abantu badukurikiye kuri Njye Nawe TV, hari nimero twashyize muri kino kiganiro. Zino nimero uko ari ebyiri ni iz'abaturanyi. Iyo ngiyo ibanza iri kuri WhatsApp, ushobora kumwandikira ukamubwira uti ndashaka wa mubyeyi. Hanyuma iriya yindi ntabwo iri kuri WhatsApp, ni umuturanyi we urugo ku rundi. Rero ndabizi ko hari ab'Imana yahaye ihi bintu ihanamagara mazima. Tujye tunibuka ko hari benshi bababaye, mujye mwibuka no gusengera abantu barwariye mu ngo zabo, abarwariye kwa muganga. Nukuri aba niha bose nimujye mubasabira kandi mwinginge Imana kugira ngo ibagirire neza. Izi nimero twashyize hano mu by'ukuri muzizere. Nimba mushaka kwivuganira n'uyu mubyeyi neza, mwabatuma noneho bakazana telefone mukaganira, ukamubwira ibyo wumva ushaka kumubwira. Nimba hari icyo kumufasha ukamubwira uburyo kigomba kumugeraho, ukamuganiriza. Iyo kuri WhatsApp ntabwo iri iruhande rwe neza, umwandikiye waba umeze nk'umuteguje, nawe yamugeraho kuko natwe niwe watumenyesheje ingorane z'uyu mubyeyi. Ndumva rero tugiye kugana ku musozo, ariko mu by'ukuri mwabonye ko ari umubyeyi ubabaye nk'uko mubibona, kandi umuntu wihaye namwe murabizi, uramutse wiha ikintu ukabasha kujya mu gikoni ugateka, ukiha icyo ushaka, ukajya muri dushe ukiyoza, ukambara, ugasohoka ukajya aho abandi bari. Nta kintu cyiza nko kureba abantu Imana yaremye, birashimisha no kureba ibyiza by'Imana. Rero ducukije ikiganiro, reka tubingingire gutabara uyu mubyeyi. Ibyo mwakora byose byahabwa umugisha n'Imana, kandi gutanga ngo bizana umugisha kurusha guhabwa. Ikindi, ararwaye akeneye rwose ubuvuzi, ariko ntibinavuze ko wowe ushobora kugira ubushobozi buke ukamufasha. Kandi burya nta bushobozi buba bukeya iyo ubuhaye umuntu buvuye ku mutima wawe. Ngira ngo na wa mugore wari ufite agafu ngo kari ku rushyi, marayika yageze iwe ngo aramufungurira ka gafu, kubera umutima yagatanganye, yagiye gucumba umutsima. Reka da, umutsima uhinduka nk'ikirunga kino mu ruhengeri kubera Imana yacu ikora ibitangaza. Ushobora kumuha ubufasha bwose wabona buturutse ku mutima wawe, bugira umumaro kurenza uko wamuha byinshi ariko bidaturutse ku mutima. Tubashimira uburyo yarwaye, yabibabwiye, inzira zose yaciyemo ngo yivuze mwabyumvise, ariko ubushobozi bwarashize kandi barashaje. Barebererwa n'umuntu wihitiye ahangaha, basi akavuga ati ndamwiyahuraho najye kunzanira amazi. Mu by'ukuri mwabyumvise, kandi namwe amagara muzi ukuntu aryana, kandi muzi ko umuntu anezerewe ubigizemo uruhare byaba ari umugisha ku Mana. Reka tubashimire, ariko twizera ko mugiye kutugirira neza, kandi tuzongere twishimane namwe tubona uyu mubyeyi yaguwe neza. Imana ibaho umugisha kandi ibyo mukora ibyishimire. Nitwa Emmanuel Kanani, bye.